naho twabura ibyo turya, naho twarara hasi wenda tukarara ku byatsi byo muri ibi bihuru by'inaha, naho twabura ibyo kwiyorosa, naho twabura amazi meza yo kunywa. Ariko nkureba mu maso yanjye ntongere gutekereza ko hari ikibazo mbafite. Thank you. Ni ukuri nta kibazo mbafite. Ahubwo ikintu nshaka kukubwira, ibihe turi gucamo hari igihe bizahinduka sitori y'ubuzima bwacu. Naho twabura icyo kurya, naho twarara hasi, naho badukubita, naho twabura aho turara, naho twagira ute, ariko urukundo ruhari ni byiza. Akomana ndumva ari byiza cyane. Naho bagira ute, ubundi baravuga ngo urukundo ntirusaze, urukundo ntirugote, urukundo ntirurware, urukundo ntirusaze. Abana bari mu rukundo, ariko Mana baha ibyiza, baha ibintu byinshi. Mana turagusabye, abafana babo dukunda CYUSA na IRIBAGIZA baha urugo rwiza, bahaye ikaze. Ujanja TV kora subscribe kugira dukomeze tubane. Naje ngo ngire byinshi nkubwira. Wowe uri umunyamahirwe uri bubashe kureba ino video kugeza irangiye. Hari byinshi uraba wamenye kurusha ibyo uzabugenda ubona. Ngo haye ikaze hano kuri Ujanja TV kora subscribe kugira dukomeze tubane. Ngiye niyemeje yuko nzajya nza nkababwira buri kimwe cyose cyabereye muri ino filimi ndetse n'ikizaba. Murakoze cyane. Akomana hello mumeze neza, nizere ko mumeze neza. Nanjye meze neza. Umwaka mushya muhire wa 2025. Nizere ko uyu mwaka turacyari mu mpera z'umwaka. Nizere ko imihigo n'imigambi wahize uzayigeraho. Nitayegeraho ariko uzabashe kuba warageze ku cya kabiri cy'iyo mihigo n'imigambi. Ndumva aho ngaho ari neza. Yego nawe urabyumva neza. Njye nitwa Ibrahimu, njyewe uri kubaganirira kano kanya. Ni njyewe ubakunda, ni njyewe wifuza ko mwagera ku byiza, ni njyewe wifuza ko hari urundi rwego mwavaho mukagera ku rundi. Ndavuga abantu muri kubasha kumva ino nkuru. Mwihangane ntabwo mbatindiye, tuba dukwiye no kubanza tukibukiranya, tugashima Imana, tugasenga, tukanaganira. Rega ikintu cya mbere ni ubuvandimwe, ibindi byose biza nyuma. Mfata iminota itatu mbahe indabo zanyu, murazikwiriye. Mwarakoze cyane mwebwe. Ndi kuvuga wowe uri kureba kino kiganiro, indabo zawe urazikwiriye. Imana ikwishimire, Imana iguhe amahoro yayo n'imigisha, Imana iguhe buri kimwe. Ewana nimba urwaye Imana igukize, nimba nta kazi Imana ikaguhe, ndetse Imana igukubire inshuro 7. Uri umuntu w'umugabo wewe ukaza subscribe, nawe utarakora subscribe, dore ngiyo buto hasi y'umukara cyangwa y'umutuku, yikandeho ihinduke, kandi no kunzogera kugira ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Uko ni hano kwicano niho tukugezaho ibiganiro bya nyabyo, isesengura ryiza, uve kuri twana. Haya ntabwo mvuze twana batantera amabuye. Ese we murakoze. Uve kuri twana. Reka nze twiganirire. Mwihangane kuba nabatindiye, ni ukugira ngo tujye tubanza tumenye ngo ese murihe, aho uri hameze ute, ahondi hameze ute, kugira ngo tugire ibyo tuganira. Yani inzira y'umusaraba season ya 2 episode 56 nigiye gukurikira, niyo tugiye kuganira. Ndakeka we nureba ino video ukayirangiza izasohoka warayimenye. Murakoze cyane. Ese we murakoze. Akomana murabana beza. Reka nze mbabwire ibyakurikiye. CYUSA w'umwana mwiza na IRIBAGIZA w'umwana mwiza, mumeze neza aho muri.
ndabona ko cyusa atorohewe kubera ko ibiryo byamunaniye, ariko kubera urukundo akihangana. naho iribagiza we yabayeho mu buzima bubi, twese twagiye tubibona. yaratotejwe, yarakubiswe, yabwiwe nabi, mana we yarafungiranywe, urumva ko ubuzima bwose yabumenyereye. naho se cyusa kubera urukundo ariko ntirurwanya rwo, gusa kubera urukundo dore nawe ni ukwizirika. urumva nk'umwana wavukiye ahantu heza, ibyo byatangiye kumunanira, turi kwibaza se bizagenda ute ubwo ariko buriya umuntu w'umugabo ni umuntu w'umugabo ubwo yihagararaho akavuga ati meri nta kibazo, azi neza ko hari ikibazo. namwe mujye muba abantu b'abagabo, kuri ni umuntu w'umugabo nyine biba bitwereye. ari byo bya bindi twanakiririmbira uturirimbo, fasha kwihangana, fasha kwihangana. iyo ndirimbo ntabwo nyizi neza, ni iya Mugisha w'Umurundi, mumfashe tuyiririmbe. si byo se? nk'uko nyine ngabanze bagucukurira kobo, Imana ikagucira kanzu, ntacyo uzaba. cyusa nta kintu azaba, iribagiza nta kintu azaba, ni abana beza cyane. urumva nyine urukundo rurahari, icyaba cyose bari mu rukundo, aho ngaho ni sawa, aho ngaho ni sawa pe. uri umunyamahirwe ugejeje kano kanya uri kumva kino kiganiro, mu bantu bageze hano bose sinzi ko wagenda udakoze subscribe kuri Kijanja TV, warangiza ugakora sub, tukajya tukugezaho ibiganiro byimbitse. ese urifuza yuko cyusa yakomeza akabana na iribagiza, batabana n'umugore n'umugabo, babana biraho, cyangwa babane nk'umugore n'umugabo n'ubundi byararangiye? ese urumva yuko imigambi yose iri kugenda ibavugwaho Imana yayiburizamo? ese Rugema w'umugambanyi, murumva RIB idakwiye kumushakisha ikamufunga? iribagiza se abona umuti? nabona umuti se filime ikiraba irangiye? oya, umuti nabaretse kuwubona, cyangwa ubone nyine tumenye ko yawubonye bikomeze. kora sabu, tange na like, nuhagira n'ikindi kintu ushaka kutubwira ujye muri comment, ukore share. uri umuntu w'umugabo wewe wakoze subscribe hano kuri Kijanja TV, niyo channel y'ubwenge, niyo channel izajya kugezaho ibintu byiza ndetse bimeze neza. mwihangane abantu banjye, none ndikumva narwaye akagiripe, ni gatoya ariko nta kintu gatwaye. mwihangane cyane, Imana ibandindire, uzasubira. hasta la vista, hasta munyana. bantu banjye muve kuri twa ducano tw'utwana, iyi niyo channel igiye kujya buri kimwe. wowe wakoze subscribe, uri umuntu w'umugabo, birazwi neza, agaciro ukwiriye. indabo zawe, amashyi yawe bayagukomere, ndetse nawe aho uri wikomere. uri umuntu w'umugabo cyane, 100%. ndabivuga nongere mbisubiremo, uri umuntu w'umugabo. ushaka kuduvugisha kuri telefone yacu ni 079 42 063 52. ndayisubiramo, 079 42 063 52, cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 0788 97 52 ndayisubiramo, 0788 97 52 37. yewe uri ko kukuvugisha nitwa Ibrahim. murakoze cyane. uwacu buri munsi ni ibiganiro, ni uguhozaho, murabizi, ni 100%.
hasta munyana, hasta la vista. Amahoro y'Imana abane namwe, ndabakunda cyane. Bye bye, ciao ciao, iwacu ni uguhozaho.